nongeye kubasuhuza kandi nongeye kwishimira ko turi kumwe. Nk'uko mubizi mwese, mu Rwanda dufite icyorezo cya Marburg kiri kwica abantu mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda hari ingamba yashyizeho. Iki kintu tugomba kucyumva neza kuko ni itangazo ryavuye muri Minisiteri y'Ubuzima. Bashyizeho ingamba zigomba kugenderwaho muri ino minsi kugira ngo iki cyorezo kibashe gucogozwa ndetse kibe cyabasha no guhagarikwa. Ingamba ya mbere, ntago bigeze bavuga yuko imirimo ihagarara, ahubwo bavuze ngo business zisanzwe ndetse n'indi mirimo ya buri munsi irakomeza gukorwa, ariko hitabwa cyane ku isuku. Ni ukuvuga ngo abantu barakomeza bakora imirimo yabo, ariko isuku yitabweho cyane. Icya kabiri, bavuze ko tugomba kwirinda kwegerana n'abantu bafite ibimenyetso bikurikira: umuriro mwinshi, kuribwa umutwe cyane, kuribwa muri muscles cyangwa mu mikaya, kuruka ndetse no gucibwamo diarrhea. Ingamba ya gatatu, bavuze ko nta muntu wemerewe gusura ibitaro kugeza mu minsi 14 izaza. Bivuze ngo ni ibyumweru 2. Kandi nanone abantu bafite abarwayi kwa muganga bavuze ko umurwaza wemewe n'umwe gusa. Niba umuntu afite umuntu mu bitaro, yemerewe kugira umurwaza umwe. Ingamba ya gatatu, bavuze ko abantu bose batanga serivisi z'ubuvuzi bagomba kubahiriza amabwiriza ajyanye no kwakira aba barwayi barwaye indwara ya Marburg, ndetse bakitondera cyane icyo twita IPC, Infection Prevention and Control. Ni ukuvuga ngo ni uburyo buba bwarashyizweho kugira ngo indwara ze kunyanyagira ziva ku muntu umwe zijya ku wundi. Ingamba ya gatanu, bavuze neza ko haramutse hari umuntu ugize ibyago, hakaba hari umuntu wishwe na Marburg ikiriyo, ntabwo cyemewe kugira ngo iki cyorezo kidakomeza gukwirakwira. Ingamba ya gatandatu, bavuze neza ko igihe umuntu yishwe na Marburg, abantu bagomba kujya gushyingura batagomba kurenga abantu 50. Ingamba ya karindwi, bavuze ko serikeye zifunguye zitemewe mu rugo, mu nsengero ndetse no mu musigiti. Kandi barangije bagaragaza ko mu gihe twese dushyize hamwe tukabasha gukurikiza aya mabwiriza, tuba turi gufashanya kugira ngo tubashe kwirinda kwandura iki cyorezo ndetse turindana hagati yacu. Uwiteka turinde, uko amakuru azakomeza kujyaza tuzatubagezaho.